Mwami turagushimiye cyane, tuguhaye icyubahiro, tugushimiye Mwami ubuntu bwawe watugiriye, yuko waturonkeye Mwami mu buryo umwanya ukawuduhaye umwanya mwiza wo kongera kwiga ijambo ryawe. Turagusaba rwose kugira ngo ubane natwe, twigishe, tugire inama Mwami, twongere twumve icyo dushakaho mu ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo tubisenze, amen. Muri kunyumva neza mwese? Okay. Reka nsome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaroma uyu muvandimwe yakoresheje muri iyi chapitre turi busoze uyu munsi. Mu by'ukuri hasigaye ibintu bike cyane rwose, ariko ndaza gukora recap ntoya nyine kugira ngo tuze gusoza nibura tuzigize ikintu twakongera kwibukiranyamo. Ni Abaroma igice cya 12 umurongo wa mbere ndetse n'uwa kabiri. Abaroma igice cya 12 ni amagambo tuzi. Umurongo wa mbere n'uwa kabiri aravuga ngo nuko bene data ndabinginga kuko imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu y'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikora kwanyu gukwiye. Kabiri, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Abandimwe, kubo twatangiranye iyi chapitre twari turi kureba uyu muvandimwe ari gukomeza kutwigisha icyo yise discipline zitandukanye zifasha umuntu mu kwezwa. Okay, ni nko kuvuga ngo ni ibintu agenda atwereka umuntu umwizera akwiye kugenda yitoza kugira ngo abashe kubaho ubuzima bwejejwe. Twagiye tubona discipline yo gusenga, yuko akwiriye nyine kuba umuntu witoza gusenga. Ikindi kandi tubona discipline of commitment, umuntu ukwiriye kuba yiyemeza. Ikindi kandi tubona discipline of dependent, umuntu nyine mu by'ukuri udependinga ku mwuka wera, kandi atirengagije inshingano ze. Ibyo bintu bibiri yabivuzeho, uburyo umuntu akwiye gukora responsibility ze ariko kandi akanishingikiriza ku mwuka wera. Yakoresheje Zaburi 127 ivuga ngo yaba Uwiteka atari we wubaka inzu, ngo wubaka umudugudu, wubaka inzu abayubaka baba baruhira ubusa. Ari kuvuga uburyo hari inshingano z'abubatsi, nuko bakomeza kubaka ariko bakadependinga ku Mana, kuko ariyo itubatse nabo ntacyo bakora. Ikindi kandi akavuga umurinzi, yaba Uwiteka atari urinda umudugudu, abarinzi baba babera amaso ubusa. Ntago aba avuga ngo abarinzi barambike intwaro, bararinda ariko bishimikirije ku Mana. Uko niko umwizera yagakwiye kubaho mu rugendo rwo kwezwa, akabaho akora responsibilities, cyane cyane yavugaga means of grace Imana itanga, ariko akadependinga ku Mana. Rero chapitre twari tugezeho yari iri kuvuga ku kintu cyitwa the discipline of conviction, uburyo umwizera akwiriye kuba nyine ari kwitoza cyangwa se ari kugira ikintu cya conviction. Twabonye ko yagiye avuga uburyo ukwezwa nyine bikwiye kuba biri kujyana n'icyo bise Bible based conviction. Avuga uburyo conviction nyine umwizera ntabwo akwiriye nyine kubaho
uko yishakiye, ahubwo aba akwiriye kuba agendera kuri conviction akura mu byanditswe byera. Yavuze rero conviction, aravuga ngo is something you believe is something you believe so strong that it affects the way you live. Avuga ko nyine conviction ni ikintu wizera mu buryo bukomeye kugeza aho nyine cyafectinga ubuzima bwawe, nyine kiyobora ubuzima bwawe. Avuga ko nyine belief na conviction bitandukanye. Aravuga ngo belief is what you hold. Aravuga ngo belief ni nk'ikintu ufashe cyangwa se ukomeje, but conviction is what hold you. Aravuga ngo conviction yo ni ikintu noneho kigufasha. Aravuga ngo ushobora kubaho mu by'ukuri bitandukanye na belief yawe, ariko ntabwo ushobora kubaho bitandukanye na conviction yawe. Aravuga ngo ibi ntabwo bivuze ko nyine umuntu atagenda bihabanye na conviction, ariko ntabwo nyine ari ikintu yabaho mu buryo buri consistency. Rero ngiki kintu nyine yari ari kuvuga, conviction nyine ni ukwemera ibintu mu buryo bukomeye, byarangiza bikaza biyobora ubuzima bwawe. Rero akavuga ko conviction ishobora kuba ari nziza cyangwa se ikaba mbi, ariko conviction y'ukuri iba ikwiriye kuba ishingiye ku byanditswe byera. Nicyo kintu yavugaga. Avuga ikindi kintu kuri iyi chapitre, avuga uburyo izi conviction rero yaba conviction zose umuntu agira, nyine abantu bagira nyine zituruka ahantu hatandukanye. Reka avuga ahantu habiri, ni mu isi y'abatizera no mu ijambo ry'Imana. Umuntu ashobora kugira conviction ariko adakuye mu byanditswe byera, akuye mu isi imuzengurutse, nk'uko yavuze ngo ntimwikishushanye n'ab'iki gihe. Ariko hakaba na conviction iri based mu byanditswe byera. Icyo rero aduhamagarira ni uko tugira iyi conviction iva mu byanditswe byera. Avuga ko rero umuntu wishimira amategeko y'Imana ntabwo abona igitabo nyine Bibiliya nk'igitabo kimuha amabwiriza agoye kubaho kuyakurikiza, ahubwo nyine abona ijambo ry'Imana nk'ibyanditswe nyine yahawe bikwiye kumuyobora. Ni ijambo akwiye gutekerezaho ku manywa n'ijoro. Kandi uku gutekereza yabyize ngo ni ugukanjakanja nyine ibyanditswe byera mu bitekerezo bye kugeza ubwo biza kuba ubuzima bwe. Nk'uko Imana yabwiye Yosuwa igice cya 1:8 mu gitabo cya Yosuwa, nyine kavuga ngo muri iki gitabo cy'amategeko ntukarore kubamisha akanwa kawe, ujye ubitekerezaho ku manywa na nijoro, ngo kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Avuga ko rero gutekereza ku byanditswe byera bisa nk'aho ari nk'ikintu kigoye muri iki gihe, cyane cyane muri iyi si iri busy. Aho ibitekerezo byacu nyine usanga biri kuganzwa no gutekereza nyine ku nshingano zacu. Umuntu nyine akibaza ati ese ni gute natekereza ku byanditswe byera kandi nkwiriye gutekereza no ku kazi kanjye buri munsi n'inshingano zanjye. Avuga ko rero mu by'ukuri ntabwo ari ukuvuga ngo iyo tuvuga ngo kumeditatinga ku ijambo ry'Imana, ntabwo ari ukuvuga ngo buri mwanya wose uraba uri gutekereza ku ijambo ry'Imana nyine, kuko uba ufite nyine n'ibindi ukwiye gutekereza. Ahubwo arabaza ese cya gihe noneho ibyo nimba ari akazi, nimba ari izindi nshingano wari ufite, nyine ubivuyemo, n'iki kiri kintu utekereza. Icyo avuga ni uko nibura buri munsi umwizera yagakwiye kugira akanya aharira gutekereza ku ijambo ry'Imana. Ngo akunda kubaza abantu ati ese iyo ushaka kugira icyo ushaka gutekerezaho, ni iki ujya utekerezaho? Ese utekereza ku bibazo byawe cyangwa utekereza ibindi? Aravuga ngo gutekereza ni igikorwa kimwe mu bikorwa bitajya bihagarara mu buzima bw'umuntu. Ibitekerezo byacu ni ikintu gihora gihuza, kubera ko ntabwo twabaho nyine tudatekereza. Ariko dushobora guhitamo icyo dutekereza, cyangwa dushobora guhitamo icyerekezo ibitekerezo byacu byajyamo, ndetse n'icyo bikwiye gutekereza. Ni ukuvuga ngo ibitekerezo byacu bihora bitekereza nta nubwo twabaho tudatekereza.
ariko ubushobozi Imana yahaye umuntu ni uko umuntu ashobora guhitamo ibyo atekereza n'ibyo adakwiye gutekereza. Rero kuri iki kintu cyo kugira Bible based conviction ni ikintu kijyana no gutekereza ku ijambo ry'Imana. Rero gutekereza nyine ku byanditswe byera ni discipline, nibyo wiyemeza. Ushobora gufata ibyanditswe mu mutwe akagufasha kugenda ubitekerezaho, ukwiye nibura kugira hagati mu munsi ugahindura ibitekerezo byawe ku ijambo ry'Imana. Bavandimwe, iki ni ikintu kijya kitugora cyane, ariko uyu mugabo yakomeje kutubwira nyine ntabwo ari ukuvuga ngo buri munsi wose ariko nibura buri munsi umuntu akwiye kugira igihe ahindura ibitekerezo bye, akavuga ngo aka kanya ngiye kumeditatinga ku byanditswe byera. Akavuga ko rero gutekereza ku byanditswe byera ntabwo wabitekereza nabwo utabigira. Umuntu atekereza ibyo afite mu mutwe. Rero niyo mpamvu bijyana nyine no kumemorizinga ibyanditswe byera. Aravuga ngo ukwiye guhitamo gutekereza ku bindi bintu aho kumva radiyo, kureba televiziyo, kuko nyine niba ukeneye kuba influenced n'ibyanditswe byera ukwiye kubitekerezaho buri munsi. Aravuga ngo ikintu ukwiye kumenya udashidikanya, niba udashaka guhitamo kuba munsi ya influence y'ijambo ry'Imana, uzaba munsi ya influence ya society ikuzengurutse. Ibi rero araduhamagara yuko dukwiriye kwiga nyine kuba influenced n'ibyanditswe byera, nyine tukagira igihe buri munsi nibura uvuga ngo uyu munsi nahindukije ibitekerezo byanjye, fata akanya ko kumeditatinga ku ijambo ry'Imana. Bavandimwe, iki ni ikintu cyane cy'ingenzi mu buzima bwa Gikristo, ariko mu by'ukuri tutajya dutekereza buri munsi. Ikindi kandi yavuze iki kintu nyine cyo guhinduka rwose tugize imitekerereze mishya. Ikindi kandi yavuze, ibyo duheruka kwigaho, ni ugusacinga noneho the scripture, kubishaka. Avuga ko niba mu by'ukuri dukeneye nyine kugira iyi Bible based conviction, nuko dukwiye kugira nyine ubuzima butekereza ku ijambo ry'Imana. Ikintu cya mbere aravuga ngo bivuze ko ukwiye kumenya, ukwiye kuba nyine ufite ishusho y'ukuri ku byanditswe byera, ukamenya ko byahumetswe n'Imana, ukamenya ko iyo bivuze ari Imana ibivuze, ukamenya ko iyo ubyegereye uba wegereye imvugo y'Imana, ukamenya ko bitarimo ikosa. Aravuga ngo ubaye utatekereza ibyanditswe byera gutya, nta nubwo wabigira impamvu, cyangwa se nta nubwo wabigira, ntabwo nyine byaba bifite ubutware ku buzima bwanjye. Niyo mpamvu nkwiye kubanza kubona ibyanditswe byera nk'ibifite ubutware, ibyavuzwe n'Imana, bitarimo ikosa, nyine nkareba karagita zose z'ibyanditswe byera, narangiza nkabasha kugenda nkamenya ko byahumetswe n'Imana, nkamenya ko abantu bavaga ku Mana, abantu babyanditse bavugaga ibyavaga ku Mana bashowe n'Umwuka Wera. Rero ibi bintu byose bikatwereka yuko tugiye kwa approaching ibyanditswe byera, dukwiye kuba dufite ibi bitekerezo bizima nyine mu gihe nyine turi kubyegera. Ikindi kintu cya kabiri, ntabwo gusa bihagije ko tumenya ko ibyanditswe byera biva ku Mana, ahubwo dukwiriye no kubyegera tukabisobanukirwa uko dushoboye kose. Ukwiye kwegera ibyanditswe byera buri munsi ufite umwuka wo guca bugufi, uzi neza ko gusobanukirwa kwawe ukuri k'umwuka bidashoboka. Avuga ko rero ibyanditswe byera dukwiye kubyegera tumeze nk'abana bato, ubona ngo duciye bugufi, dusaba Mwuka Wera kutwigisha, utitaye ku buryo igihe usanzwe umaze ubisoma cyangwa se igihe umaze ukiriwe, ahubwo ugaca bugufi uri gusenga, nk'uko umunyezaburi w'119 umurongo wa 34 yavuze ngo uhwezeshe amaso yanjye kugira ngo mbashe kureba ibitangaza biri mu ijambo ryawe. Mu ijambo ry'Imana harimo ibitangaza, ariko ntabwo wabibona Imana idahumuye amaso yawe ngo ubashe kubibona. Rero niyo mpamvu avuga ko dukwiye kuba dufite ukuri kw'iki byanditswe ari byo,
tukabyegera duciye bugufi twishingikirije ku mwuka wera dusenga cyane kugira ngo Imana ibashe kubitwigisha. Ikindi cya gatatu, ukwiye kwegera ibyanditswe byera ah, ibitekerezo byacu byishingikirije ku mwuka wera. Avuga ko rero hari uburyo bwinshi bwo kwegera ibyanditswe byera, ariko avuga ko uburi common ku bantu bose ni imyitwarire yo kwishingikiriza ku mwuka wera. Bishatse kuvuga ngo igihe dusoma ibyanditswe byera ntabwo dukwiye kuba turi kwishingikiriza ku bitekerezo byacu, ku bitekerezo by'abandi bantu, ahubwo dukwiye kuba turi kwishingikiriza ku mwuka wera. Iki kintu twakivuzeho, uburyo akenshi ujya usanga nyine abantu benshi usanga umuntu niba avuga ngo agiye gukora devotion, nyine uko agifashe Bibiliya agahita afata na commentaire cyangwa se indi resources, mu by'ukuri ugasanga kumva ibyanditswe kwiwe ntago agushingira ku mwuka wera first, ahubwo agushingira kuri resources ziba zimuzengurutse. Ibi bintu rero nyine ntago ari byo, kuko commentaire cyangwa se ibindi ni devotion z'abandi bantu natwe tuba turi kwiga. Niyo mpamvu dukwiye kwiringira mwuka wera akatwigisha, noneho commentaire cyangwa se izindi resources zikaba noneho nimba hari icyo Imana yanyigishije nkajya kureba koko nimba atari ikintu nadukanye, nkareba wenda uburyo abandi babivuzeho cyangwa se nshaka kugazura uko kuri Imana yampishuriye. Iki rero nacyo ni ikintu kijya kibura mu kwiga ibyanditswe byera, aho usanga umuntu nyine tutagira ikintu cyo kwishingikiriza ku mwuka wera. Umuvandimwe rero nacyo arakivuga. Avuga ko bitoroshye kugira imyitwarire nyine yo kwiga ibyanditswe witonze kandi wishingikiriza ku mwuka wera. Gusa nyine ngo ibi ngibi bikorwa iyo umuntu akeneye kwigishwa na mwuka wera. Niyo ngo iyo umuntu akeneye kwigishwa na mwuka wera bisaba ko yiga ibyanditswe yitonze, ikindi kandi afite kwishingikiriza ku mwuka wera. Ikindi kintu yavuze noneho kuribika mu bitekerezo byacu, aho yakoresheje ijambo riri mu gitabo cya Zaburi 119 umurongo wa 11 avuga ngo nabikiye ijambo rya mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumiraho. Avuga ko rero mu rugendo rwo kwezwa akenshi tugira temptation bitewe n'uko tutagira ijambo ry'Imana nyine twabitse nyine mu mitima yacu. Aravuga ati rero ni gute twabika ijambo ry'Imana mu mitima yacu nk'uko nyine umunyezaburi yabivuze. Aravuga ngo igisubizo nta kindi ni ugutekereza ku byanditswe byera. Aravuga ngo rero kugira ngo ukomeze gutekereza ku byanditswe byera ni uko bikwiye nyine kuba biri mu bitekerezo byanjye. Ni ngo ntabwo navuga ngo ndatekereza ku kintu kitari mu bitekerezo byanjye. Bishatse kuvuga ngo kugira ngo ntekereze ku byanditswe byera ni uko bikwiye kuba biri mu bitekerezo, bikwiye kuba nyine mbifite mu mutwe. Kandi kugira ngo mbigire mu mutwe ni uko nyine ngira ikintu cyo kumemoriza ibyanditswe byera. Aravuga ngo ntabwo ushobora kugira umwete wo kwezwa mu buryo bukwiye nta jambo ry'Imana abitse mu bitekerezo byawe, iryo mwuka w'Imana akoresha aguhindura. Ngo umwuka w'Imana iyo ari gukoresha ashaka guhindura akoresha ijambo ry'Imana, kandi iryo jambo ry'Imana nyine rikwiye kuba mu bitekerezo byacu. Nubwo nyine twumva ari ibintu bikomeye ariko ni ibintu bikwiye. Atanga urugero rwa Yesu Kristo, Matayo igice cya 4:1-11, ari kwerekana temptation ya Kristo. Ibyanditswe Kristo yakoreshaga ari kugeragezwa ntabwo mu by'ukuri yasomaga Bible kuko yari abizi, nk'ikimenyetso cyo kwerekana ngo Kristo yari abizi mu mutwe, yari azi icyo Imana ishaka akagikoresha mu gihe umwanzi ari kumutera. Abati rero niba dushaka kuba bera rwose mu bitekerezo byacu, dukwiye nyine kuba ibitekerezo byacu byuzuye ibyanditswe byera. Abango rero tangira nawe ugenda ufata mu mutwe ibyanditswe bihura wenda na temptation yo gucamo. Uruwe n'urugero yatanze, utangire nyine gufata ibyanditswe mu mutwe. Uyu muvandimwe byose ibintu ari kubivuga kugira ngo umwizera aze kugira Bible based conviction,
akwiriye nyine kuba afite ibyanditswe byera, abyiga aciye bugufi. Niba mwumva ari kuvuga ko umwizera akwiriye kuba ari umuntu uri familiya, uri hafi, ukunda, unezerewe. Yaravuze aranavuga ngo ntago mu by'ukuri ushobora kugira Bible based conviction, kuko kenshi Bible based conviction iza bitewe na personal devotion. Nyine ni igihe wiga ibyanditswe byera, Imana ikakwigisha ibintu, ikagihamya mu mutima wawe ko ari ukuri. Nka wa munsi umuntu yizeraga, niho wenda ntanga urugero. Mu by'ukuri igihe wabwirwaga ubutumwa bwiza ukabwizera, wabaye convinced ko ariko kuri, kandi ibyo bintu ntibyarangira aho ngaho, ahubwo bihindura n'ubuzima bwawe. Uko niko avuga rero na conviction y'ijambo ry'Imana mu mibereho yo kwezwa. Ni uko umuntu akwiye kwiga ibyanditswe, Mwuka w'Imana akamwigisha ukuri kubwo kumwishingikirizaho, bya bintu yamwigishije bigatangira kuba ubuzima. Niyo mpamvu igice asorezaho rero tugiye kureba umwanya mutoya, ni igice nyine yise to apply, ni ugufata ijambo ry'Imana wize, wasomye, uciye bugufi, wasenze, warangiza rikaba ubuzima bwawe. Avuga ko rero twabonye ko twebwe ubwacu dukwiye kwitoza kuba munsi y'aho duhindukira, cyangwa se Imana ikoresha iduhindura, ni ukuba munsi y'ijambo ry'Imana. Kenshi rero kugwiza ubumenyi bw'ijambo ry'Imana utarishyira mu bikorwa bizana spiritual pride. Nk'uko Pawulo yavuze mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere igice cya 8 umurongo wa mbere, aravuga ngo ubwenge butera kwihimbaza, ariko urukundo rurakomeza. Ahantu havuga ngo rurakomeza, mu cyongereza bakoresha nyine build, ni nko kubaka nyine. Ubwenge butera kwihimbaza, ariko urukundo rwo rwubaka abantu, rubakomeza. Ahandi avuga akoresheje Tito 1:1, Pawulo ari kuvuga uburyo ngo bigisha ubutumwa ngo bw'ubwenge, ngo bw'ukuri, ngo buhuje no kubaha Imana. Hari ari kuvuga ngo ni ubwenge butera kwihimbaza, ariko kandi akavuga ngo hari n'ubwenge buhuje no kubaha Imana. Aribaza rero iri tandukaniro nyine ry'ubumenyi cyangwa se ubwenge ni irihe. Avuga ko icya mbere Abakorinto bakoreshaga ubumenyi cyangwa ubwenge mu buryo bwo kwikunda, kwibona, basuzugura abantu bafite ibyo bemera bidahuye n'ibyabo. Uko niko ubumenyi bwabo ngo bwabaga bumeze. Nuko iyo umuntu yabaga afite ubumenyi budahura n'ibyo bemera, nyine mu by'ukuri wasangaga nyine biri kubazanira ukwikunda no kwibona. Ariko urundi ruhande ngo hari ubwenge cyangwa se ubumenyi buyobora ku kubaha Imana. Ubumenyi bw'ibyanditswe byera, ibyo umuntu yashyize mu bikorwa mu buzima bwe bikabyara imibereho yo kubaho. Bivuga ngo igihe cyose umuntu yize ijambo ry'Imana akarishyira mu bikorwa, ntago mu by'ukuri biba bikiri pride, ahubwo aba atangiye urugendo nyine rwo kubaha Imana. Avuga ko rero ikintu gitangaje muri ibi bihe ni uko abitwa abakristo bafite ikintu nyine cyo kwicara munsi y'inyigisho nzima z'ijambo ry'Imana, cyangwa se ukagira umwanya wo kwiga ijambo ryawe wiherereye, yewe byaba na ngombwa ukajya mu groupe zitandukanye ndetse no mu Bible study. Ariko akavuga ko ibi bintu byose umuntu akabikora atari seriye mu kugira intego yo kumvira ijambo ry'Imana. Nyine kuba umuntu yakwatendinga amateraniro atandukanye akeneye nyine kumva no kwiga ukuri, ariko ugasanga ku bintu bijyanye no kumvira ni ikintu nyine atari seriye. Nyine anezezwa, yishimira kugwiza ubumenyi, ariko atabasha gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana. Ibi ngo bikamera nk'ikibazo nyine Imana yabazaga Abisiraheli, cyangwa se yabwiraga Abisiraheli mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Wenda amasomo mwumva ukuntu avuga, ari kuvuga ku kintu nyine cyo kwitoza gushyira ijambo ry'Imana mu bikorwa, cyangwa se kurya applying mu buzima bwacu. 33, 31 haravuga ngo
maze reka mbere kuri 30. Kandi nawe mwana w'umuntu, ab'ubwoko bwawe bavugira ibyawe ku nkike no mu miryango y'amazu, umwe avugana n'undi, umuntu wese na mugenzi we, bati nimuze tujye kumva ijambo rivuzwe n'Uwiteka iryo ari ryo. Maze bakagusanga nk'uko rubanda ruza, bakicara imbere yawe nk'ubwoko bwanjye, kandi bakumva amagambo yawe, ariko ntabwo bayakurikiza, kuko berekanisha ururimi rwabo urukundo rwinshi, nyamara umutima wabo ukurikira inyungu yabo bombi. Kandi dore ubamereye nk'indirimbo nziza cyane y'ufite ijwi ryiza, akamenya no gucuranga neza, kuko bumva amagambo yawe kandi ntibayakurikize. Urumva ikintu Imana yabwiraga umuhanuzi Ezekiyeli, ni uko mu by'ukuri yamubwiraga ko abantu bafite umwete wo kumva ibintu ari kubabwira, ariko ntabwo bagenda ngo babikurikize. Avuga ko rero ntabwo umuntu yabasha gukuza Bible based conviction, kubera ko gusa ari kugwiza ubumenyi bwa Bibiliya mu mutwe. Ntabwo gusa nakuzwa nyine na personal study cyangwa se personal devotion, cyangwa se gufata ibyanditswe mu mutwe, ahubwo gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana niho bitangirira. Ngo gushyira ijambo ry'Imana mu bikorwa cyangwa se ibintu myiza, niho ibintu bitangirira nyine, kugira ngo umuntu agire conviction, kuko ni ukuri aba yamenye kuba gutangiye kuba mu buzima bwiwe. Aravuga ngo iyo utangira gutekereza ku byanditswe byera, nyine uba uri kwegera nyine kugira conviction, ariko igakura iyo utangira gushyira ibyo wize mu bikorwa, cyangwa se ibyanditswe byera mu mibereho yawe ya buri munsi. Rero iki ni ikintu nyine yerekana ko nyine conviction igaragarira cyane mu mibereho kuruta cyane ko igaragarira mu bumenyi. Umuntu ashobora kuba by'ukuri afite nyine avuga ngo nemera iki kintu, nemera iki kintu, ariko wasanga imibereho ntabwo ihura nyine n'ibyo bintu yemera. Akavuga ko rero kenshi conviction igenda igaragara no mu mibereho, aho umuntu nyine kwa kuri yamenye nyine anakubaho. Yego. Umuvandimwe rero asoza ari kuvuga ati se hari ubuntu nyine muri iyi discipline, gufata ibyanditswe, kubisoma, kubyiga, kubitekerezaho, ibintu nyine hari ubuntu nyine bujya bugaragara nyine abantu nyine bari muri iyi discipline. Avuga ko twabonye muri zimwe muri discipline nyine zikomeye nyine muri iyi chapitre, harimo nko kwiga ibyanditswe byera witonze kandi wishingikirije ku Mwuka Wera, kwiga ibyanditswe byera, kubifata mu mutwe, gukomeza kubitekerezaho, ndetse no kubishyira mu bikorwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Aravuga ngo izi discipline ntizikomeye, ahubwo zigaragara nk'izikomeye ku bantu batigeze bagerageza kuzishyira mu bikorwa. Aravuga ngo gufata ibyanditswe mu mutwe, kugerageza kubitekerezaho buri munsi, kudependinga ku Mwuka Wera uri kwiga ibyanditswe byera, ibi bintu bisa ngo nk'ibikomeye, ariko mu by'ukuri ngo bikomerera umuntu utarabigerageza. Bishatse kuvuga ngo iyo utangiye kubyitoza niho nyine bishobokera. Mu by'ukuri ejo nibwo nyine numvishe amateka y'abavandimwe bamwe bo muri Amerika, uburyo mu by'ukuri bafata nyine ugasanga nk'umuntu afashe nyine isezerano rya kera ryose mu mutwe. Numva nyine turacyari hasi rwose. Agafata igitabo cyose, agafata isezerano, agafata ibyahishuwe byose akaba abifite mu mutwe. Nyine mwumve uwo mwete nyine, mu gihe twebwe noneho akaverse kamwe, gufata verse imwe nyine mu mutwe ari ibintu, ariko ari kuvuga ko ibyo bintu nyine bigora umuntu utarabitangira. Ikindi aravuga ati se ikibazo, hari umuryango nyine w'ubuntu bw'Imana
mu gukora nyine mu gushyira mu ngiro nyine izi discipline zikenewe ngo umuntu nyine agire iyi Bible based conviction, ngo hari ubuntu bw'Imana bugaragaramo. Bigenda gute? Iyo mbona ntari kubasha gufata ibyanditswe mu mutwe, urugero wenda imwe yafashe, cyangwa se kwiga, cyangwa se kudependinga ku mwuka wera, nyine bigenda gute? Bigenda gute nyine iyo biri nyine yari ari nko kutubariza, cyangwa se ari kubaza se bigenda bite iyo umwizera ibintu byamunaniye atari kubikora, cyangwa se atari kubyitaho, nyine bigenda gute? Aravuga ngo ikintu cya mbere, Imana urukundo rwayo kuri twe ntirugabanuka kubera urukundo rwayo rushingiye ku bumwe dufitanye n'umwana wa Yesu Kristo. Avuga ko mu by'ukuri nubwo ibi bintu umwizera ashobora kubigerageza wenda ntibibe nk'uko bikwiye, cyangwa se akananirwa, nyine akwiye kumva ko urukundo rw'Imana nyine kuri we ntabwo rugabanuka. Ntabwo nyine urukundo rw'Imana igukunda rushingiye kuko wakoze ibintu neza cyangwa wabikoze nabi. Mubyibuke dutangiye iki gitabo hari ikintu yise umunsi mwiza n'umunsi mubi. Umunsi mwiza ni wa munsi umuntu abyuka agasenga, agakora devotion, akumva ubuntu bw'Imana ni bwinshi, akagenda mu muhanda akabwiriza. Uwo munsi akawita ngo ni umunsi mwiza yagize mu buzima, ndetse akumva hari n'imigisha iri kumutembaho, akumva Imana, ubuntu bw'Imana, blessings z'Imana zimuriho. Noneho akagira undi munsi yise ngo ni mubi, wa munsi abyuka atinza, agashyiramo reveye ikamurenga, nkiga ibyanditswe ntasenge, ibyo nawe akabyita umunsi mubi. Noneho ugasanga muri wa munsi mubi akumva Imana iramwica, nta mugisha ntaki, akagendana umutima umuca urubanza. Avuga ati akenshi nyine umuntu ugenda gutyo avuga ngo nagize umunsi mubi, nagize umunsi mwiza, ibi bintu bijyana no kutishingikiriza ku buntu bw'Imana. Ni uko iwe aba azi neza yuko favor y'Imana, ubuntu bw'Imana, imigisha y'Imana imuzaho bitewe na performance ye. Ariko abavandimwe akavuga ko umwizera ntabwo akwiye gushingira kuri performance, ahubwo akwiye gushingira nyine ku buntu Imana imugira. Rero umuntu uri kurirwa n'ubuntu bw'Imana, ikintu kimuranga ntabwo ashingira umugisha, favor y'Imana ku buzima bwe kuri performance ye. Kenshi ibyo bintu nibyo bizana nyine kwigira intungane, bikaza kuzana no kuba umucamanza, kubera ko ushobora ibintu neza, noneho ukumva ko ufite favor ku Mana kuruta undi muntu, nyamara ibyo bintu nyine ntabwo ari byo. Rero ibyo byo kubaho, ntabwo umwizera akwiye kuba ayoborwa n'umunsi mwiza n'umunsi mubi, ahubwo akwiye kumenya ngo no kuri wa munsi mubi urukundo rw'Imana, imbabazi z'Imana, ubuntu bw'Imana buracyari kuri we. Bityo ntagendane umutima umuca urubanza, ntagendane gutinya, ntagendane gutya, cyangwa se ngo yumve. Ni uko Imana ntabwo yatwemeye bitewe n'uko hari ibyo twakoze. Imana ikomeza kutwemera bishingiye muri Kristo. Rero n'igihe umwizera atari kubasha izi discipline, ntabwo ari rumwe yo kuvuga ngo nyine nuzireka ati Imana wenda ukumva ko ari nka comfort ubonye, ariko niko kuri. Ni uko abizera urukundo Imana ibakunda ntabwo rushingira kuri performance yabo, rushingira ku bumwe bafitanye n'umwana wayo Yesu Kristo. Gukiranuka kwa Kristo kwabaye ukwacu, ibyaha byacu byashyizwe kuri we, kandi n'igihano nyine cyose yakishiye ku musaraba. Rero buri munsi ibyaha byacu abizera byezwa n'amaraso ya Kristo. Ubuntu bw'Imana n'ineza yayo tutaba dukwiriye. Rero dukwiye kwishingikiriza kuri performance yacu, ahubwo dukwiye kwishingikiriza ku mirimo ya Kristo. Icyo ari kuvuga ni iki? Ni uko ibi bintu nyine dukwiye kubyitoza, ariko n'igihe tubona turi kubinanirwa, dukwiye nyine kumenya yuko nyine nk'uko Pawulo yavuze mu gitabo cy'Abafilipi, Imana niyo idutera gukunda no gukora ibyo yishimira. Ntabwo nyine ukwiye kumenya ko urukundo rw'Imana nyine ntabwo ruhindurwa n'uko wananiwe ibintu. Imana yikomeza kugukunda kuko irabizi ko turi abanyantege nke. Ariko aravuga ngo intego yacu ni ukwezwa, ni umwete wo kwezwa, ariko kandi gushingiye ku gushyira mu bikorwa izi discipline Imana yatanze. Aravuga ngo ni ukuri tuzagenda duhinduka dusa na Kristo mu gihe cyose umwizera agenda
aba yita kuri izi discipline. Rero uyu muvandimwe nyine asoza ari kutubwira ko conviction, Bible based conviction, igaragarira mu bikorwa, ntabwo igaragarira mu bumenyi, kuko n'ubundi twabonye ko ni belief iri strong ariko ya affecting n'imibereho y'umuntu. Rero bavandimwe, ndi gusoza ndagira ngo nyine iki kintu rwose umwami nyine atugirira ubuntu. Ndi gutekereza kuri iki kintu cya conviction, naje kwibuka umuvandimwe Jonathan Edward agira ikintu nyine, hari ibintu yajyaga yita ngo resolution byabaga bitewe n'ibyanditswe yigaga, yarangiza akagira resolution nyine, akagira nyine nk'amahame, akavuga ati iki kintu nyine gikwiye kugenda gute, nkwiye gukora iki kintu gutya. Rero umwizera, uyu muvandimwe ari kwigisha ikintu, yavuze ko abizera ntabwo bakwiye kuba nka kwa kundi Abisirayeli bari bameze mu gihe cy'amacamanza, ngo umuntu yakoraga ibyo yishakiye. Ahubwo umuntu akwiye gukora ibintu agendeye ku mahame y'ibyanditswe byera. Niyo mpamvu rero kugira ngo agendere muri uwo muti, ni uko akwiriye kuba koko yiga ibyanditswe byera, umwuka w'Imana akamuhishurira ukuri kwabyo, yarangiza bikaba ari byo biyobora ubuzima bwe. Bitagenze uko rero, avuga ko uzasanga abizera igihe cyose bayoborwa n'ibitekerezo n'ibintu byose bije mu isi ibakikije. Ariko abizera ni abantu bagakwiye kuba bafite amahame, bagakwiye kuba bafite conviction y'ubuzima nyine bahamagarirwa kubamo. Nagiye mbaho urugero rwa bene data benshi usanga nyine mu by'ukuri hari ikintu yumva nubwo abandi bose bataba bacyumva, ariko yabonye mu byanditswe byera. Rero umwami atugirira ubuntu. Ikintu cya mbere muri iyi chapitre nakuyemo cyadutera umwete, ikintu cya mbere ni ukongera kandi gufata Bibiliya zacu tukazisoma nyine komanteri ziriya nyine, haba ngo ngiye kwiga Bibiliya, ngiye gusoma Bibiliya. Ikindi kandi nkajya kuyisoma nsaba Imana kugira ngo impishurire, inyigishe. Bavandimwe, umuntu wese Imana yakijije aba afite Mwuka Wera muri we, kandi ku kigero cye n'ubuzima bwe Imana ishaka gukuza no guhindura muri we, Imana ijya igenda imuhishurira ibyanditswe byera ku kigero cye. Niyo mpamvu first, igihe cyose ukwiye nyine gufata Bibiliya ukiringira Mwuka w'Imana ko ari buze kukwigisha. Apana kuzajya ufata Bibiliya ngo uhite wirukira kuri komanteri, uhite wirukira kuri got question, ni byiza ko umuntu nyine abanza akicara akiringira Mwuka w'Imana akamwigisha rwose. Ikindi kandi ni izi discipline yagiye avuga, kwiga kumemorizing ibyanditswe byera, kwiga nibura buri munsi, kugira discipline nibura yo kugira mu munsi ngafata umwanya ngahindukiza ibitekerezo byanjye gutekereza ku ijambo ry'Imana. Uko niko bizana kwezwa mu buzima bwacu. Ibyo bintu byose rero ikintu bizana ni uko biza kuzana yuko Umwuka w'Imana akoresha ibyanditswe byera kuguhishurira ukuri, uko kuri akakwemeza umutima wawe, ugatangira kuyobora ubuzima bwawe, aricyo yise conviction. Ni ukuri Mwuka w'Imana amishurira, nkamenya ko ari ukuri, narangiza gutangira kuyobora ubuzima bwanjye. Nababwiye, njya nkunda kubabwira Abagalatiya igice cya mbere, Pawulo ari gutanga testimony ye, Kristo amaze kumwihishurira, amaze kumumenyesha ukuri k'ubutumwa bwiza. Bibiliya ijya ivuga, Pawulo niwe ujya uvuga mu gitabo cy'Abagalatiya igice cya mbere, akavuga ngo ntabwo ngo yahereye ko ngo agishe inama ngo bafite umubiri n'amaraso, cyangwa ngo azamuke i Yerusalemu ngo ajye kubaza abamubanjirije ngo kuba intumwa. Nyine Pawulo ukuri yarakumenye, amenya neza yuko si ngombwa kugisha inama abantu. Ikindi kandi amenya ngo si ngombwa kujya nyine gukonsulta abambanjirije kuba intumwa ngo babaze se ibi bintu nizeye ni ukuri. Oya, conviction ni ikintu Umwuka w'Imana, ni ukuri Umwuka w'Imana yemeza umuntu kuvuye mu byanditswe byera, bigatangira kuyobora ubuzima bw'umuntu. Niyo mpamvu bavandimwe tubona nko mu byakozwe n'intumwa, abizera nyine intumwa, kubera ko hari ukuri bamenye,
bemeraga no gupfa ku bwako. Nyine izi conviction, uku kuri niko nyine umuntu ashobora kugira conviction y'ukuri nyine akemera no gupfa, kubera ko ikintu azi ko ari ukuri. Ibi bintu rero ni umurimo wa Mwuka Wera akora biciye mu ijambo ry'Imana, mu gihe umwizera nyine ari kwegera ibyanditswe byera n'umutima uciye bugufi, yemerera Mwuka w'Imana ko ari buze kumwigisha ukuri akanakwapulayinga mu mutima we. Rero Imana itugirira ubuntu rwose mu by'ukuri, especially abagabo twagakwiye kuba turi abantu nyine bari Bible based conviction. Kwiye kuba nyine mu by'ukuri ikintu umugabo akora, ubuzima umugabo abamo, inzira umugabo atoye, ibitekerezo biri kumuyobora byagakwiye kuba bishingiye mu byanditswe byera. Ikindi kandi akabibamo atanyeganyezwa, kubera ko ari ukuri yakuye mu byanditswe byera. Rero iyi ni inyigisho iduhamagara nk'abagabo kongera kujya mu byanditswe, tukongera tugasaba Mwuka w'Imana kuduhishura ibyanditswe byera, kandi akabizana ari amahame agenga ubuzima bwacu. Rero mwaka tugirire ubuntu, ndumva ubutaha tuzareba the discipline of choice, nabyo wenda umwami azabitwigishaho. Iyi yari ndende cyane, twagiye tuyiga ibice, ariko bavandimwe, Imana iraduhamagarira nk'abagabo kugira conviction, kandi koko hari igihe tujya tuvuga ngo nabaye convinced. Nyine igihe cyose uvuze ngo nabaye convinced, nkwiye kureba koko niyo iyo conviction iri Bible based cyangwa atari ibitekerezo byari. Igihe umuntu avuga ngo nabaye convinced ariko mu by'ukuri ibyo bintu atabiprovingisha ibyanditswe byera. Rero Imana iraduhamagarira nk'abagabo muri iki gitabo kugira ngo tube convinced ariko iri Bible based, tugire conviction ni Bible based, nyine ishingiye ku byanditswe byera. Ari uko wize ibyanditswe byera, Umwuka w'Imana akagwishurira ukuri, ugatangira kureba ubuzima bwawe. Nta nubwo nyine rimwe hari igihe bidakunda nyine kuvuga ngo niba umuvandimwe wenda wa kera nimba iwe yarumvaga iki kintu gutya akumva kuri gutyo nyine akaba convinced, nanjye nkavuga ngo niba yarabaye convinced nanjye nyine ndagenda iyo conviction iwe nanjye biyanjye, ntago bikunda. Ni ukuri Imana ihamye nyine mu mutima w'umwizera biciye mu kwiga ibyanditswe. Rero umwami atugirire ubuntu rwose, aduhe uko kuri rwose tuba abagabo nyine bafite conviction, kandi iva mu byanditswe byera. Ibi bintu rwose byaba ari umugisha. Murakoze cyane mwami, turagushimye cyane, tugushimira mwami kuri iyi nyigisho tumaze igihe twiga mwami, itwereka uburyo isi mwami ntabwo ikigendera ku mahame y'ijambo ryawe, ahubwo abantu mwami basigaye bagenda uko bashaka. Tugire ubuntu rero, duhe rwose mwami kugira aya mahame akomeye ava ku byanditswe byera atanyeganyega, kandi mwami ayo twakwemera no gupfira mu gihe gisa nk'iki mwami, kubw'izina ryawe. Rero tugire ubuntu twese mwami ko twiga ibi byanditswe. Nzi neza yuko mwami Mwuka w'Imana agenda amurikira buri umwe wese kugira ngo mwami duhe gukomeza kubaho gushaka. Mu izina rya Yesu Kristo tubisenze, amen.